Mwiriwe neza nshuti bavandimwe mudahwema kudukurikira aho muherereye hano mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu cyacu, mu ntara enye ndetse n'umujyi wa Kigali, hiyongeyeho n'intara yo hakurya y'amazi magari. Abo mwese tubifurije weekend nziza kandi uburinzi bw'Imana bukomeze bubane namwe. Amakuru atugezeho kano kanya, bamwe mu bakunzi b'itorero, bamwe mu bayobozi b'itorero, bamwe mu bashumba, bamwe mu regionali badahwema gukurikirana hafi kandi batanga umusaruro, batanga inama y'ibyubaka itorero muri rusange. Mushobora kuvuga uti bimeze gute? Aya ni amakuru aryoshye, ni amakuru ameze neza, ni amakuru ntangaje, numva nishimye nka 75%. Ntariya kubwira rero, ndagusabye kora subscribe, like ndetse na comment. Imana guha umugisha. Ntago nza gutinda, iyi video ntabwo iza kumara iminota myinshi. Amakuru ameze gute? Bamwe mu bapastori n'abashumba bagiye gusezererwa bagiye kubaha amafaranga menshi, bagiye kubaherekeza amafaranga menshi nabo ku buryo bizabatungura. Bamwe ku buryo buzabatungura bagiye kubaherekeza amafaranga yabo, bagiye kubaha imperekeza zabo. Umukunzi wacu w'umushumba wampaye makuru yambwiye ati rero hari inkuru ngezeho kano kanya, ati inkuru ishimishije nuko abarimu n'abapasiteri ndetse n'abashumba batujuje ibisabwa bazasezererwa, ndetse n'abaregionali bashobora gusezererwa, bagiye guherekezwa neza 5/5. Nuko tudahwema kubabwira yuko uhereye kuva kera itorero ryaranzwe n'impinduka, ariko mpamya neza ko izi mpinduka nizimara, umushumba mukuru namara kuzishyira kuri gahunda, tuvuze ngo zirarangiye, itorero rizatuza, umukozi azakora ahembwa ibifaranga byinshi, umukozi w'akarere, kuko hazabaho urwego rw'akarere, paruwasi imwe mu karere, paruwasi imwe mu murenge, itorero rimwe mu murenge, kandi noneho abantu bahembwe neza, bafite amato inshyashya, amajesi mashyashya. Abakozi b'amaparuwasi ku rwego rw'akarere bazaba bafite amamodoka, ibigenerwa umukozi wese. Mbese barangije no kubishyira kuri gahunda 5/5. Bishatse kuvuga iki rero? Uwampaye makuru yambwiye ati rero bagiye kubaherekeza hagati y'amezi 2 cyangwa 3. Imperekeza ziri hagati y'amezi 2 cyangwa 3. Imperekeza bagiye guha abarimu, abapastori cyangwa abashumba, nk'uko umukunzi wacu yaduhaye. Bagiye kubaherekeza amezi 2 cyangwa 3. Ati iyo nkuru irashimishije, iyo nkuru ati nambwa ati se pasiteri koko kuri inshuti yanjye aya makuru urayizeye 5/5? Ati ndayizeye 5/5. Bagiye kuduherekeza neza, rukumva nawe agiye muri babandi basezererwa. Bagiye kubaherekeza neza ku buryo rwose abarimu, abapastori batujuje ibisabwa bagiye kubaherekeza amafaranga menshi. Uzashaka azafata mu madolari, uzashaka azafata mu mayero. Mbese uzashaka azakora umushinga, uzashaka azagura imodoka, uzashaka azagura ifu, azagura inka, uzashaka azagura moto, uzashaka azakora umushinga wo kugura amagare mu muhanda. 5/5. Inshuti bavandimwe, wowe udahwema kudukurikira, reka nkubwire, ni ukuvuga ko umushinga w'amagare, umushinga w'inka, umushinga wo kugura imodoka, umushinga w'ubworozi, utegure, bagiye kuguherekeza neza 5/5. Nambaje se icyo gikorwa kizaba mu gihugu cyose? Arambwira ati rero usibye no mu gihugu cyose, ni mu gihugu cyose, ni mu gihugu cyose. Umuntu wese uzahabwa ibarwa yiteguye gusezererwa neza. Ngo ntago ADPR ifite umugambi wo kubabaza abarimu n'abapastori bakoreye itorero muri rusange. Ndavuga ati nanjye inkuru iranejeje, niko twavuganye kuri telefone. Iyi nkuru iranejeje, twagiye tuyikora dukora ubuvugizi gutyo, ariko ndamubwira ngo inkuru iranejeje, kuko iyo turebye amatorero afunguye, amaparuwasi akora ku rwego rw'igihugu, dusanga ADPR n'itorero rifite ubukombe. Ntabwo bashobora guherekeza abantu ngo bagendane amarira, oya, bo bazakora muri bya bindi binjije, noneho baherekeze abana b'Imana 5/5. Nshuti muvandimwe, rwose pe
mboneho kubwira abarimu bo mu ndembo zose barankurikira, abarimu mu ndembo zose, abapasitori mu ndembo zose, abashumba mu ndembo zose, abarejiyonari nabo bazakurikirwaho. ubwo dutangiye nabo kujya tubategura mu bitekerezo umurejiyonari impinduka zizageraho. Ntabwo azakomeza kuba umurejiyonari kuko hazasigara indembe 5, paruwase 30 ngo twagiye tubivuga. Umurejiyonari wujuje ibisabwe bazamumanura ayobore paruwase. Nkuko twagiye tubitangaza, indembo niba ari 5, abarejiyonari bafitemo imyanya 2 n'abagore imyanya 3. Niba paruwase ari 30, abagabo bafitemo imyanya ya 12, abagore bagira imyanya ya 17. Noneho bamanuka hasi mu matorero azaba yatoranyijwe 5 kuri 5. Muri make nuko gahunda zimeze, ariko ndakwinginze ntugende udakoze subscribe, like ndetse na comment. Abakontabure bose ba ADEPR bose bagiye gukora ikizamini kibemerera kubara amaturo, kibemerera kubara amafaranga, dore yuko bazajya bakorana n'urwego rwa Rwanda Revenue. Kugira ngo mumenye byinjiye egare Rwanda Revenue bazajya bakora audit, kandi gukora audit itorero egare ni kontabure, kuko niwe wakira byose, niwe ubimanaginga, ntabwo 5 kuri 5. Ubwo bene data abakontabure muba mwongera kureba mu makayi, mwongere murebe mu makayi, mwongere mihugure kuri mashini, kuri internet, mu bumenyi, kuko nimuzakora ikizamini ntabwo ndabasha kumenya aho muzahurira. Abakontabure bose icyo kizamini kizabera rimwe, ndetse hazacaho n'itangazo rivuga ngo itangazo ry'akazi, gupiganirwa imyanya ingana gutya, mukora ikizamini muri rusange, uzagitsinda niwe uzaba kontabure wa ADEPR. Abashumba nabo bakagombye gukora ikizamini, ariko mu miyoborere ntabwo bemewe gukora ikizamini, ahubwo bo bazaba bujuje ibisabwa barize amasaha 1200, bafite diplome ya kaminuza, bayitwaye neza muri sosiyete, batanywa vino, badakunda abagore, bakunda kwakira abashyitsi, batangira mu nyange na mu nyumvishirize. Ubu ngubu hagiye kuyobora abashumba bo mu paruwasi b'inyangamugayo, ku buryo wundi umushyira ikibazo akagikemura nk'uko kiri, atarabanuye ku butoni. Wari uzi ko dufite abashumba b'amaparuwasi batitaba telefone? Wari uzi ko dufite abashumba b'itorero batitaba telefone? Wari uzi ko dufite abashumba b'indembo batitaba telefone? Reba nawe kuba umuntu ari umushumba w'ururembo, ari umushumba wa paruwase, ari ahagarariye itorero rya ADEPR aho bamushyize, ntiyitabe telefone. Abakirisitu bakamutelefona bakamubura, paruwase ikamutelefona ikamubura. Nk'ubu mu mujyi wa Kigali hari umupasitori, yewe mpamya neza n'abayobozi bamushyizeho barabizi, ntajya yitaba telefone, ntajya yitaba. Iyo bashaka nko kumubwira amakuru agezweho ashobora gutangaza, bahamagara umugore akaza kubimubwira. Nashobora koko nk'ibyo ngibyo birakwiye? Ibyo ntabwo bikwiye nshuti bavandimwe. Hakeneye abantu, kandi noneho amakuru nahawe nuko abantu bagiye kuba abarejiyonari, abantu bagiye kuba abashumba b'amaparuwase, abantu bagiye kuba abashumba b'amatorero. Ntawe urengeje imyaka 45. Hakenewe abashumba bakiri batoya kandi buzuye umwuka w'Imana kandi bujuje ibisabwa. Ni ukuvuga ko abashumba ba ADEPR ndetse n'abigisha b'ijambo ry'Imana, nanjye ndimo mu bigisha b'ijambo ry'Imana, ndacyabyemerewe kuko mfite diplome irenze imwe muri teoloji. Dukomeje dutange inyigisho nzima zubaka urubyiruko, zubaka abanyarwanda, zubaka ingo, zubaka urubyiruko, zubaka abasore, zubaka abasaza, zubaka abadamu, zubaka abakecuru, kugira ngo tubashe kugira itorero rihagaze neza ry'icyitegererezo mu matorero yose agize igihugu cy'u Rwanda. Yesu nashimwe, nimumvugira ngo amina. Ndafashijwe kubera mfashijwe n'iki? Abashumba barambwira ati rero ubuvugizi bwawe butugeraho niba duherekeza neza. Nimwuzuze 182 akanyenyeri
ahubwo mboneyeho kubwira babashumba bari i Karongi bagiye bambwira ati nibicamo rwose bakaduherekeza neza, amena 5/5 nawe uzuze uwo mubare nari ntangiye kuvuga. Kandi nguso ntabwo nimushaka muzabikore cyangwa muzarorere, icyangombwa ngo nuko Pawulo yavuze ngo sesa impano ikurimo yaka. Impano ziturimo tugomba kuzisesa, ariko tukazisesa twubaka sosiyete muri rusange. Bakirisitu bavandimwe, hari ikindi kibazo bakomeje kunuganuga ngo none se ngo badamu b'abapasiteri ngo bashobora kwambara amapantaro. Umuntu azambara ipantaro ku rwe ruhande kubera ayirarikiye, umuntu azadefiriza ku rwe ruhande, umuntu azashyiraho amaherena ku rwe ruhande, ariko kugeza iyi saha ntabwo ADEPR yabyemera, ntiremera kudefiriza, ntiremera amapantaro, ntiremera amaherena, reka nubwo bigenda byinjira buhoro buhoro, ariko ntabwo biremerwa muri rusange. Ariko nshingiye imikoranire myiza dufite, nk'uko nabonye hari korali yagiye kuririmba muri Kiliziya Gatolika ikajyanayo ubutumwa bwiza. Hari n'ikorali yo muri ADEPR iherutse kujya kuririmba muri EPR. Hari n'indi korali iherutse kuva muri ADEPR ijya kuririmba muri Restoration Church. Ayo ni amakuru yatugezeho, ndetse nshingiye uko Dogiteri Imana impumugisha Antoine Rutayisire baherutse kumutumira mu gitanda cya ADEPR cya korali cyabereye mu Gatenga, kikitabirwa n'abatari bakeya. Uko tugenda twinjira mu iterambere niko tuzaba tugenda hari imico izayigendeza iza 5/5. Kera baratwigishije ngo reka nkwihereze tone, kera baratwigishije ngo ADEPR nibo bazajya mu ijuru bonyine. Ese nawe iyo nyigisho yabera kugezeho ngo abantu ba ADEPR nibo bazajya mu ijuru bonyine, ngo niba Imana ikunda bonyine? Yes, natwe noneho turabikurana, biri kugenda bidushiramo buno vuba. Ngo ADEPR ngo nibo bazajya mu ijuru bonyine. Ariko reka mbabwire ntabwo ariko bimeze. Iyo usomye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya 10:35 na 34, iyo mirongo uko ari ibiri zo kuhasoma, hari ijambo rivuga ngo Petero aterura amagambo ati ngo menye neza yuko Imana itarubana abantu ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka uwo muntu Imana iramwemera. Nshuti bavandimwe, mu mahanga yose umuntu ukora ibyo gukiranuka akaba yejejwe mu mutima, akaba adakora ibyaha, akaba yihana ibyaha, mu mahanga yose uwo muntu Imana iramwemera. Ntabwo Imana yemera ADEPR gusa, ntabwo Imana yemera ADEPR gusa, ntabwo Imana yemera ADEPR gusa, reka mu mahanga yose. Mu matorero, itorero ni iki? Itorero ry'Imana rihishe mu madini aba ku isi, rihishe muri itorero ry'Imana. Umugeni wa Kristo ari mu idini ya ADEPR, ari mu idini rya Kiliziya Gatolika, ari mu idini rya Anglikani, ari mu idini rya Methodist, ari mu idini rya EPR. Ya nshuti bavandimwe, impamvu mbivuze nuko hagiye gusengirwa abadamu benshi, hagiye gusengirwa abadamu benshi kandi bakiri batoya, bazabasha guhagarara amatorero, ariko nanone bujuje ibisabwa kandi bujuje umwuka w'Imana kandi b'inyangamugayo. Hagiye gusengerwa abapasitori, abashumba b'abagore, abaregionari b'abagore, ndetse hari igihe kizagera tuyoborwe n'umuperezida w'umugore. Wari uzi ko muri cya kibazo cyavutse ubushize itorero rya ADEPR ryahagariwe n'umuperezida w'umugore mu gihe kiri hejuru y'amezi 2? Wabonye hari ikibazo rigira se? Uriya mudamu warihagarariye ntabwo mwibuka neza, ariko cyukoze ngiye muri historique nabasha kumenya izina ryiwe, ndamushimiye. Yariyoboye neza, arihagarara neza. Kiriya ni ikimenyetso, ni Imana yashaka kwiyereka abantu yuko hari igihe kizagera tukabona no muri perezida w'umugore. Impinduka ni iki? Ni impinduka nyine zigomba guhindura ibintu. Kandi abarimu n'abapasitori n'abashumba bagiye gusezererwa, bagiye guherekezwa neza. Abakontabure bagiye gukora ikizamini kibemerera
kibemerera kuba kontabure wa paruwase. Ayo ni amakuru twahawe ariko ntabwo twayizera neza 100%. Buriya tumenya amakuru ko ari 100% itangazo ry'akazi ryasohotse. Kandi ikindi amatorero, amaparuwase, regionali bose kabisa impinduka zizabageraho. Ndetse ntago ari impinduka gusa, hari igihe kizagera umuntu usengewe ku nshingano y'ubudiyakoni. Inshingano y'ubudiyakoni abe afite ibintu yujuje, abe afite ishuri rya ETD, abe afite ishuri ry'ibanze mu bya Bibiliya, kuko mwarimu na pasiteri urwego rwa mwarimu rwavuyeho. Sori munyihanganire, ntago pasiteri w'itorero ariho uzahagarara akomeza kubwiriza abantu kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, ukwezi gushira ukwezi, amezi abiri. Oya, kandi uwo muntu ugomba guhagarara imbere y'abantu kameme agomba kuba afite ubumenyi ku bya Bibiliya. Ndabashishikariza gukomeza kwiga Bibiliya, ndabashishikariza gukomeza gusenga mwuzura umwuka wera, ndabashishikariza gukomeza kwera imbuto zikwiriye abihanye, ndabashishikariza kugira ngo dukomeze tubumwe, ndabashishikariza kugira ngo dukomeze dusa n'igicaniro cy'Uwiteka, ndabashishikariza kugira ngo dukomeze dusenge abashinzwe gushyira mu mpinduka umwuka w'Imana akomeza abakoresha bakoreshe, kuko nta kintu kibaho kitaturutse ku Mana. Imana iba yabyemeye byose aho cyaturuka hose. Ndakomeza kubashishikariza kwera imbuto zikwiriye abihane, ndetse no gutanga icya 10 n'amaturo muri rusange. Bene data, nshuti, bavandimwe, intego y'ikiganiro iravuga ngo mu makuru twahawe, abarimu, abapasitori, abashumba bagiye gusezererwa bagiye kubaha umushahara uri hagati y'amezi 2 cyangwa 3. Ariko reka nanjye nshyireho akanjye, nubwo babaha umushahara umwe, si Imana mwakoreye, ni Imana mwakoreye, kandi Imana igomba kubaherekeza neza. Yesu yaravuze ngo ibyo mutazabona mu isi ngiye kubategurira aho muzaba, ibyo mutazahabwa mu isi nzabibaha mugeze mu bwami bwanjye. Nimuhumure, ntawe watumye amafaranga, cyo zino amafaranga aradufasha mu buzima bwa buri munsi. Mukomeze dusenge, here kugira ikintu kiduhungabana 5 kuri 5. Shalom, shalom, ciao 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 ciao. Turi kumwe 5 kuri 5.